Inkuru itangirana na ambulance iri ku muvuduko uhambaye cyane. Ambulance yari yerekeje mu bitaro byari biri aho hafi. Ibitaro bari babanjeho basanze batashobora kuba bavura uwo mwana mutoya w'umuhungu. Ibitaro byabo ntabwo bari bafite inzobere zihagije ku buryo bakita ku mwana, cyane ko uwo mwana yari akeneye kuba yabagwa. Si ibyo gusa n'abaganga bari bafite ntabwo bari bihagije, kimwe n'ibikoresho bakoreshaga ntabwo byari bihagije ku buryo babaga uwo mwana bitewe n'uburwayi yari afite. Kwibeshya gatoya byari kumuviramo ingaruka zikomeye cyane, bigatuma umwana ashobora kuba yabura urugingo rwiwe. Ku bw'izo mpamvu zose ibyo bitaro byahise bifata umwanzuro wo kuba byaha transferi uwo mwana ngo ajye ku bindi bitaro byari byisumbuyeho babashe kuba bamwitaho, cyane kuko bo ntabwo bari babishoboye. Bamuhaye transferi bitewe n'uburyo uwo mwana yari amerewe, yari arimo araribwa cyane, bw'umubiri bukabije cyane. Bamuha transferi ajya ku bindi bitaro. Umwana kujya mu bitaro yari arwajwe na se, bivuze ko yari uwo mwana ndetse na se nibo bari mu iyo ambulance yari irimo irihuta cyane. Ntibyatinze ambulance yahise isesekara ku bitaro. Ambulance ikigera ku bitaro na kaburankari kihuse cyane, umwana yari arimo arataka avuza induru cyane, yari ababaye, ntabwo yari ameze neza. Yari afite ikibyimba kirimo kiramurya ku kuguru. Ukuguru kwe kwari kurimo kurababara cyane, yari akeneye kuba yabagwa kugira ngo byibuze arebe ko yagira amahoro, arebe ko yatuzamo gakeya. Isi yarabibonaga kababara kubona umwana we w'umuhungu arimo arababara, arimo aranyura mu bihe bitamworoheye. Niko byahise bimera, ndetse akigera ngo ku bitaro abaganga bahise bazana kaburankari baterekaho umwana, bamwinjiza mu bitaro, bamushyira mu cyumba. Umunasi yitegereje uburyo umwana yari ameze, yahise amenya neza ko umwana koko akeneye kuba yabagwa. Gusa ikibazo cyaje kuba cyaboneka ni uko umuganga ubaga ntabwo yari ari aho hafi, ntabwo yari ari muri ibyo bitaro, yari ameze nk'aho yagiye, yari afite day off, ntabwo yari yakoze uwo munsi. Umwana nta kindi bahise bamukorera, kureba uburyo yari ameze n'uburyo yari ababaye, bahise bamutera ikinya kibasha kuba cyagabanya ubwo bubabare bwiwe, kugira ngo umwana atuzemo gakeya mu gihe arindiriye muganga. Ariko nanone ikinya iyo kikimushira mu muganga ataraza, bivuze ko byari guhita bisubira urudubi. Umwana yari kongera akaribwa birya by'akataraboneka, cyane ko uwo mwana yari afite uburwayi koko bumubabaje, ndetse ubu burwayi bwagomba kuba bwavurwa n'uwo muganga. Uwo wenyine ni wari uzi uburyo yabaga ku kuguru k'uwo mwana kongera kuba kwaba kuzima. Ni umuganga wenyine wari uhari, kandi uwo muganga ntabwo yari ahari nk'uko byari byavuzwe. Nta kindi umunasi yahise akora, arebye uburyo umwana ameze arimo arababara cyane, yahise asohoka gatoya, hanyuma arangije afata telefone ahamagara wa muganga uvura ubwo burwayi. Aramuhamagara aramubwira ati, muganga rero hano ku bitaro tubonye kesi iteye ubwoba, umwana arababaye, yongeye kurwara bwa burwayi ujya uvura wenyine. Muganga akibyumva yari azi uburyo ubwo burwayi bubabaza, bwari uburwayi busaba kuba yabagwa, ndetse uwo muganga ari ubizi neza kuko nabivuze hejuru. Muganga arangije aramubwira ati, bimuteye ibinya uwo mwana byibuze arebe ko ububabare bwashira, mu mwanya gatoya ndaje mbasha kuba nareba uburyo mbyitaho, ngiye kuba nabihagarika nze mwiteho, hanyuma nta kibazo ndibuze garuka mu byanjye, nta kibazo. Umuganga abigenza gutyo. Umunasi arangije azabwira se w'umuhungu ati, umwana wawe namuteye ibinya, uburibwe bwagabanutse. Muganga nawe araje, ari mu nzira, tugira ikibazo. Umusore arabyumva, arangije avuga ati, sawa nta kibazo. Ariko se afite umujinya mwinshi cyane, arakaye cyane, ubona neza ko atishimiye nyine kuza agasanga uwo muganga adahari. Yumvaga neza ko uwo muganga yakakwiye kuba ahari ko byamera kose, akiyibagiza ko umuganga nawe ari umuntu, afite kuba yajya kuruhuka, afite kuba yagira ibindi yitaho. Ibyo ngibyo yarabyirengagije. Umugabo yahise agenda muri korodoro zo mu bitaro, agenda hazenguruka cyane rwose, ameze nk'aho arindiriye muganga. Muganga nawe iyo yari harimo akagendo, byamufashe umwanya kugira ngo abashe kuba yasesekara kuri ibyo bitaro. Gusa se w'umwana we yari akiri aho ngaho muri korodoro kuko yizengurutsamo, atabyumva neza, atumva uburyo umuganga adahari ngo avure umwana wiwe. Bidatinze cyane muganga yahise agera ku bitaro. Akigera ku bitaro nta kindi yakoze, nta n'umuntu arasuhuza, yahise ajya mu cyumba bahinduriramo imyenda, yambara imyenda y'akazi, hanyuma arangije aza yerekera aho wa mwana ari mu bitaro, ndetse aza kureba uburyo umwana ameze kugira ngo babashe kuba bamujyana
mu cyumba cya operation room batangire kuba bamuvura. Gusa wa mugabo ise w'umwana yari akiri aho ngaho arimo aragenda yizengurutsa muri korodoro. Agize gutya yahise abona wa muganga wagombaga kuba yavura umwana we akaba atari ahari. Aramureba, hanyuma wa muganga azamwegera afite umujinya cyane yarakaye. Arangije abwira muganga ati iki gihe cyose wari uri hehe? Ati umwana wanjye kigira icyaba cyangwa se agapfa. Ubu kuko wari kumbwira gute? Wagira ngo nta muhungu ufite? Ati kuki abantu mutagira umutima? Ati umwana wanjye agize ikibazo agira, ubu kuko abimbwira gute? Yiza ko muganga atari ahari koko. Ntazi icyatumye muganga ataza ku kazi uwo munsi. Ibyo ntibyarangiriye aho ngaho, yakomeje kuba yamusakuriza amubwira ati kubera iki wafashe iki gihe cyose kugira ngo ubashe kuba wagira aha ngaha? Ati ugize kuba utaje ku kazi, ugize kuba wahamagariwe ngo uze wite ku barwayi ugatinda. Ati kuki mutazi inshingano zanyu? Ati zabyihanganira kugera ryari? Hanyuma wa muganga yamusubije amwenyura cyane, aramubwira ati mbabarire cyane rwose, impamvu nje nuko nakiriye telefone nyine bambwira ngo hari umurwayi urwaye cyane kandi ubabaye, ndetse ncyakiriye iyo telefone nakoze ibishoboka byose. Ndakeka neza ko aho ntuye no kuza hano mu bitaro nakoresheje igihe gitoya ugereranyije n'ikindi gihe cyose najyaga nkoresha kugira ngo nze hangaha. Gusa mbabarire cyane ariko nahageze, ubu tugiye kuba twakita ku mwana wawe ntugire ikibazo. Ubu rero wa mugabo we, icyo nakifuza ni uko watuza ukandeka ngakora akazi kanjye, ukarindirira hano rwose ntugire ikibazo. Ise wa muhungu wari urwaye aravuga ngo we ngo ntuze ngo nkore gukora akazi kawe, ariko abantu kuki mutagira imitima? Ariko se umuhungu avuga ndetse avugira hejuru yarakaye. Yaba ari umuhungu wawe uri mu ibi bitaro, urakeka ibyo ngibyo wakabaye ubibwirwa n'umudogiteri ukamwihorera? Hariho kuki mutumva ngo ntuze? Ibaza umuhungu wawe apfuye, ibyo ngibyo waza ubimbwira? None mu gihe ngifite amahirwe umwana wanjye ndacyamubona ngo ntuze, kandi rero uri mu makosa gute? Rwose gute utakazi kawe? Ntabwo mbyumva. Ntukambwire ngo ntuze kandi mbona umwana wanjye ubuzima bwe buri mu kangaratete. Mujye mumenya inshingano zanyu, mujye mumenya kwita ku bigomba kwitabwaho. Wa mudogiteri areba uburyo uwo mugabo afite umujinya n'uburakari, arangije aramubwira ati icyo nakubwira ubu ngubu nibyo amagambo Yobu yavuze muri Bibiliya. Yaravuze ngo twese twavuye mu butaka ndetse tuzasubira muri ubwo butaka. Ikindi nakubwira, Imana iguhe umugisha mu izina ryayo. Muganga arangije abwira wa mugabo ati ikintu kimwe wamenya wa mugabo we, abadogiteri cyangwa se abaganga aho bava bakagera nta kindi kintu kirenze dukora. Ntabwo twebwe kongera ubuzima. Tuvuge ngo nimba Imana yarateganyije kuzabaho imyaka, abaganga ntabwo twongera ubuzima ngo tubwongere koko. Nimba agombaga kubaho imyaka wenda 20 cyangwa se 100 ngo turongeraho indi 5 cyangwa ikindi. Oya, icyo dukora turi nk'abatayeri. Umuntu y'imyenda yacitse agenda ku mutayeri, umutayeri akamudodera imyenda ikongera kuba yakoreshwa. Tabaganga natwe turi muri ubwo buryo. Bivuze ko iyo ugize ikibazo mu buzima turaza tukagufasha, ariko ntabwo ari twe turema, ntabwo ari twe twongera ubuzima. Igihe cyawe cy'ubuzima iyo kigeze urapfa. Igihe cyawe cyo kubaho iyo kirangiye urapfa. Ariko abadogiteri ntacyo twahinduraho, ntacyo twakigera dukoraho. Iyo bigeze nyine urapfa ukagenda. Bivuze ngo rero icyo dukora ni ukumenya neza ko ubuzima bw'umuntu turimo turitaho bwagenze neza. Nta kindi kirenze dukora. Ntabwo turema, ntabwo twongera ubuzima bw'umurwayi, ntabwo tuzura abapfuye. Icyo dukora dufasha abantu bazima, tukabafasha kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza. Genda ku mavi usengera umuhungu wawe. Turibuze kuba twakora ibishoboka byose, turibuze kuba twakoresha ubwenge dufite twahawe, hanyuma turebe ko umwana wawe twamukiza, twamukorera operasiyo akavamo amahoro, ugacyura umwana wawe. Se uwo mwana yongera kugira umujinya, arangije avugira mu matama aravuga ati uburyo bivuga wagira ngo biroroshye gutyo koko. Atugira amahirwe umwana wanjye kire. Avugira mu matama ariko umuganga atabyumva. Muganga we yari yamaze kuba yakinjira muri operation room, yaragiye kuba yakita ku mwana kugira ngo barebe neza ko uwo mwana babasha kuba bamukoraho, ubuzima bwe bugakomeza kuba bwagenda neza, ubwo buribwe bukagabanuka ndetse umwana agasubira mu buzima busanzwe. Muganga yahise ajya muri cya cyumba, arangije ategeka abanasi arababwira ati uno mwana rero
ni mumuterure mu muvane mu iki cyumba mumwerekeze muri operational room, mu cyumba dukoreramo operasiyo, dutangire kuba twakita ku buzima bwiwe. Uyu mwana ikinya kimushizemo, birababaza, iyi ndwara ndayizi. Hanyuma abanasi nta kindi bakoze, babikoze nk'uko dogiteri abivuze. Mwana baramwerekeza, baramujyana. Byatinze bahise batangira operasiyo, batangiye kuba babaga wa mwana. Bifata rwose igihe kitari kinini cyane, ariko nanone kitari gitoya, bifata isaha yose barita kuri wa mwana bamubaga. Hanyuma birangiye, muganga we yahise asohoka, ndetse gusohoka cyatunguranye cyane. Muganga yamaze kuba yavura uwo mwana, amera nkaho arimo arasubirayo n'ubundi yihuta. Bigaragara ko icyo yari arimo n'ubundi yari aje kitarangiye, yari agiye kuba yasubira muri icyo kintu yari arimo. Muganga agisohoka yasanze wa mugabo ari ku muryango wa operational room. Mugabo afite ikibazo, arangije muganga aza arimo araseka, arangije aramubwira ati atushimira Imana cyane, umwana wawe byagenze neza, operasiyo yagenze neza, twamubaze yakize rwose, ibintu bimeze neza. Atushima Imana rwose ko ibintu bigenze neza. Umuganga amaze kuba yabwira ise w'umwana iyo nkuru, ntabwo yarindiriye ko se w'umwana ari buze ko yamusubiza cyangwa se agira ikintu amubwira. Muganga yahise asohoka n'amataburiya byose, arabisohoka narirukanka n'amateste. Mbega nyine wabonaga muganga afite igihunga, ariyirukankira akomeza kwigendera mu byo yari avuyemo, n'ubundi yari avuyemo atarangije. Muganga mbere yuko agenda abwira ise w'umwana ati nimba ari ikindi kibazo ushaka kuba wabaza, ukibaze abanasi, bari kuba bagusobanurira neza, bari buze kuba baguha ibisobanuro, ariko njyewe rwose ubu ngubu tuvugana ntabwo ndi hano, ndagiye. Umuganga yahise agenda nyine. Hanyuma se wa mwana aramubwira ati uno muganga sinzi ikibazo afite. Ati ni ubujiji ni iki? Gute agenda atampaye ibisobanuro? Gute agenda ntamubajije ibibazo ku byerekeranye n'ubuzima bw'umwana wanjye? Ntabwo mbyumva neza. N'umuganga rwose nimba atari agasuzuguro, harimo ikindi. Umugabo yirengagiza ko umuganga yari amaze kuba yavura umwana wiwe, ntiyanatekereza ko umuganga ashobora kuba afite ibindi bintu bimwirukansa. Umunasi wari uri aho ngaho wari urimo arareba byose uburyo birimo biragenda, amagambo uwo mugabo afite arimo arajomba uwo mudogiteri. Yahise aza rwose hashize igihe gitoya uwo mugabo agiye, gusa umunasi yari yumvisha ibiganiro byose bagiranye. Aza umunasi arimo ararira, arangije azabwira wa mugabo ati uriya mudogiteri ubona kuriya waje hariya ejo hashize, umwana we yagize aksida, ahita yitaba Imana, ahita apfa. Bivuze ko twamuhamagaye uriya muganga yari ari ku kiriyo cy'umuhungu wiwe wagize aksida agapfa. Rero twamuhamagaye kuko ari wavuriye indwara, aritanga, ahita aza kwita ku mwana wawe. Niyo mpamvu ubonye rwose ahise yirukanka. Ati twamuhamagaye ari ku irimbi, ntayandi mahitamo twari dufite uretse kuba twamuhamagara. Bivuze ngo rero amaze kuba yakita ku mwana wawe, asubiye kuba yajya gushyingura umwana wiwe. Nuko nguko ibintu bimeze. Wa mugabo yahise akubitwa n'inkuba, abura icyo avuga, araruca ararumira, isoni ziramwica. Yibaza ibyo yavuze byose, yibaza amagambo yose yakuye mu kanwa kiwe abwira wa muganga. Abura icyo akora, biramucanga, abiri byuzwe. Yibajije amagambo yavuze, yibaza umutima w'uwo mudogiteri. Hanyuma arangije apfukama hasi, ahita avuga ati Mana mbabarira, by'uriya mudogiteri byoho nzabyitaho mbere, ariko Mana banza umbabarire bitewe n'amagambo yari yavuze. Moral of the story: iteka ryose mu buzima bwawe, mu gihe hari ijambo ugiye kuwasohora mu kanwa kawe, ujye utekereza inshuro ebyiri. Ntuzigire na rimwe ucira umuntu urubanza, ntuzigire na rimwe unyega umuntu bitewe n'uburyo ameze cyangwa se situwasiyo arimo. Ntabwo ubuzi ibyo arimo ararwana nabyo, ntabwo ubuzi ibibazo arimo aragenda acamo buri munsi, ntabwo ubuzi impamvu arimo arakora ibyo arimo arakora. Ubuzima tubamo, buri muntu wese afite inkuru yiwe, buri muntu wese afite ibibazo arimo aracamo. Bivuze ko nimba umuntu yagwaye igihe akaba yakuvugisha, cyangwa se akaba yakuzira mu bintu akagira ibintu bimwe na bimwe agukemurira, bivuze neza ko azi igisobanuro cy'ubuzima, azba neza ububabare urimo. Ari nayo mpamvu rimwe na rimwe usanga abantu birengagiza ibyabo bakajya gufasha abandi. Abufasha nanone hari igihe aba ari bo bagutera umugongo. Hariho havuye umugani uvuga ngo ugira Imana yiturwa ineza n'uwo yayigiriye. Ntuzigire uba ubindashima. Nujya gucira umuntu urubanza, ujye utekereza inshuro ebyiri,
uvuge se ibi bintu ngiye kuvuga ko birakwiye. Ubanza utekereze, ntagire ijambo na rimwe rizajya rigucika ngo risohoke mu kanwa utabanje kuritekerezaho, cyane ko ijambo iyo risohotse ntabwo risubira aho warivugiye. Yacaca mwakoze kubana nanjye. Nimba wumva iyi nkuru igushimishije, yisharinge umuntu uzi neza ko akunda inkuru nk'izi ngizi, kandi like ndetse nurangiza kandi subscribe, hanyuma wandike muri comment uburyo ubyumva. Yacaca mwakoze kubana nanjye. Ndi Oliver Regra, nijye gutegurira nkanakugezaho. Tubonane mu zindi nkuru.